Bakunzi ba iwacu heza with Dr. Justice, nongeye kubashimira kubana natwe. Uyu munsi mbafitiye umushyitsi w'imena, ni umuntu abenshi muzi, ni impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, yitwa René Claude Mugenzi. Ariko mbere yuko René Claude Mugenzi yaza kudusuhuza, ndashaka kubibutsa yuko mukora subscribe, kandi ibiganiro byacu mwazajya mubisangiza abandi, kuko ibiganiro nimwe tubikorera kandi dushaka ko bigera kuri benshi. Murakoze rero, ntabatindiye reka mpe ikaze mugenzi wanjye, umuvandimwe René Claude Mugenzi. René Claude Mugenzi, urahora komeye. Murakomeye Justice, urakoze kandi kuntumira muri kino kiganiro cyawe cy'uyu munsi. Nizera ko kiza kugenda neza kandi ndashuje abantu bose bari kudukurikira hirya no hino ku isi. Ya, urakoze cyane René. Uzwi mu bikorwa byo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ese ushobora kutubwira uburyo ubikora n'icyatumye uba impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu? Murakoze. Mu byerekeranye no guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, njyewe n'abagenzi banjye tubikora mu buryo butatu butandukanye. Uburyo bwa mbere dukora ni ukureba mu bintu biri gukorwa mu Rwanda, ibikorwa bya leta, imigambi ya leta, ibintu byose bishobora kuba biri gukora bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwa muntu, tukabitangaza tukabirwanya kugira ngo leta ibihagarike, cyangwa tukabibwira abandi bantu bafatanya n'u Rwanda kugira ngo babihagarike, tutanga n'ibisubizo by'uko byagombye kugenda. Ibyo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri tureba abantu baba bagize ibibazo byabo ku giti cyabo, ibibazo bijyana no kubabuza uburenganzira bwabo, nk'abantu uburenganzira bwo kwishyura ukizana bujyanye n'amadini, ubyerekeranye no gukora politike, bujyanye n'ibindi bikorwa byose bijyana n'uburenganzira. Iyo baba bahohotewe kuri ubwo burenganzira, nabyo turabyamagana, tukabibwira leta y'u Rwanda, tukanabishyira hanze kugira ngo bimenyekane, isi yose bimenye, kugira ngo u Rwanda rurebe ko rwahindura iyo mikorere. Ibindi bintu dukora cyane cyane ari ibintu dukorera hanze, ni ukuvuganira abanyarwanda bagize ikibazo cy'uburenganzira bwabo mu bihugu byinshi byo hirya no hino ku isi batuyemo, cyane cyane abanyarwanda b'impunzi. Ibyo nibyo tubikora hirya no hino mu bihugu ahantu bagiye bagira ibibazo, tukabavuganira, tukabagira n'inama muri urwo rwego. Urakoze cyane René. None umuryango wanyu ukorera he? Ese ni gute abantu bakeneye ubufasha bwanyu babageraho? Umuryango wacu witwa Global Campaign for Rwandan Human Rights. Dufite website yitwa Rwandans Rights. Abantu benshi baratwandikira kuri website, hariho email nyinshi ziriho zacu, bakatubwira cyangwa bakatwohereza message, bakatubwira ikibazo bafite cyangwa bakatubwira ikintu babonye. Ikindi kintu dukorera mu bihugu byinshi, dukorera mu Rwanda. Mu Rwanda dufite abantu bahari badushakira amakuru, bakatugezaho amakuru nyayo, amakuru y'ukuri ku bintu biri kuba iyo tubikeneye, ariko n'igihe tutabakenera kuko ari byo tumenya tutiriwe tubaza umuntu uri mu Rwanda. Mu Rwanda turabafite ariko kubera ibibazo by'umutekano nyine ntabwo bigaragaza, ariko barahari kandi bakora akazi dushimira. Dufite abantu muri Amerika y'Amajyaruguru, mu bihugu by'i Buraya no mu Bwongereza, kuko niho hari n'icyicaro cyacu kinini. Yangira ngo na gushimira we nawe mukorana kuvugira abarengana. Burya ni byiza kumva yuko abantu barengana bafite abarimo kubavugira, kugira ngo ni igiciro gikomeye. Abantu benshi bakuzi nk'umuntu wabashije kubika ibintu bya Kizito Mihigo, cyangwa se nk'umuntu wafashije no mu gusohora igitabo. Reka manze nkubaze, Kizito Mihigo mwamenyanye mute? Murakoze. Nibyo kuko Kizito Mihigo njyewe muzi mbere kuva gitangira kuba umuririmbyi. Namubonaga mu bandi baririmbyi baririmbaga indirimbo nari nkunze, ariko ntabwo twe tuziranye ku giti cyanjye. We nawe nari nuzi nk'umuntu w'icyamamare mu bintu byerekeranye n'imiziki, cyane cyane imiziki ijyana n'iyobokamana ya Kiliziya Gatolika. Ubwo nyuma noneho namumenye cyane, nanjye ugiye ku giti cyanjye nashatse kumumenya ibye mu kwezi kwa kane mwaka wa 2014, igihe yafungwaga akabura.
yaba amaze igihe yabuze, abantu baravuga ngo Kizito yabuze. Rero nkatwe rero nk'umuryango wacu w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu twahise dukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye Kizito yabuze ari hehe, byamugendekeye gute. Ubwo nibwo twataye turabishakisha. Nyuma y'icyumweru kirenga leta iza kumwerekana, imaze kumwerekana nyuma y'iminsi 9 imujyana muri prison. Ariko nabwo dukurikirana iby'urubanza rwe ukuntu rwagenze, byaregwa dusanga ari ibintu byinshi bidakurikije n'amategeko, ari ibintu byinshi byishe uburenganzira bwe. Turabyamagana, turabyandika, tubishyira mu binyamakuru byo hirya no hino ku isi, tugerageza kumutabariza, tugerageza kugira ngo amahanga amenye ibye, nk'uko twabikoreraga abandi bantu nabo ntabwo ari wenyine, twabaga tuzi ibyabo, amakuru y'impamo yabyo. So muri ubwo rero kumutangariza no gukomeza kumutangaza amahanga no gukomeza guha igitutu leta y'u Rwanda, tubibutsa ko ibyo bintu bakoze bitari byo, nibwo aho yari ari mu buroko byamugezeho, arabimenya, abasha kubisoma ibintu twandikaga hirya no hino mu binyamakuru, kuri website zacu, cyangwa ibiganiro twagiranye mu binyamakuru, twagiriye ibinyamakuru byo hirya no hino ku isi. Aza kubibona, arakomeza bikurikirana. Ubwo nibwo yaje kwandika, aravuga ati murakoze ibintu muri gukora, ndabibashimiye, mukomeze mubikore. Ninde hari n'andi makuru mukeneye yabafasha kugira ngo mumvuganire, mutazi mumbwire, nyababwire. Ubwo hari mu kwezi kwa gatandatu mu 2016, nyuma y'amaze imyaka 2 afunzwe. Ubwo rero nibwo twatangiye noneho kumenyana, turavugana kenshi rwose turavugana. Ariko hari hashyiragamo nk'amezi 2-3 wenda adafite ubushobozi, ubundi tukavugana agashyiramo ukwezi, aho twaravuganaga kenshi cyangwa twandikirana kugeza muri Nzeri ku itariki 15 Nzeri mu 2018 afunguwe. Nabwo twari tukivugana, tugihana amakuru. None Kizito nk'umututsi wacitse ku icumu ry'interahamwe, akaba yarabuze umubyeyi n'abandi bantu bo mu miryango ye, ni gute yaba yarizeye umuntu nkawe René Mugenzi uba mu Bwongereza, umaze igihe kinini mu buhungiro, umuntu mutigeze muhura, akakubitsa amabanga akomeye ku buryo iyo ujya kuyashyira hanze byari kugira ingaruka ku buzima bwe? Ni gute yakwizeye gutyo ko numva ari ibintu birenze no kumva, kugira ngo niwe wabitwumvisha? Impamvu yizeye burya nuko burya yaramaze imyaka 2 ari kwitegereza ibyo twari turimo kumukorera. Twabimukoreraga tutamuzi, atatuzi, arakomeza arabyitegereza, abona ni ibintu biri bidahinduka kandi bidahagarara kandi bidacika intege. Nuko bitari byoroshye, arakomeza arabikurikirana. Nyuma yaho asanga koko ari ngewe, ari nabo mu umuryango w'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nari mpagarariye ibyo twakoraga, abona koko ari abantu yakwizera, kuko twakoraga n'ibindi bintu by'abandi bantu cyangwa ibye ntabyo badusabye, kandi dukomeza tukabikora neza nk'uko twagombye kubikora. None aravuga ati aba bantu ntabizera. Ubwo twatangiye kuvugana, aravuga ati reka mbahe n'andi makuru mushobora kugira ngo ashobora kuzabafasha kugira ngo kumvuganira. Ariko kubyerekeranye ibindi byo bikomeye by'ibanga nko gukora igitabo, ni ibintu twavuganyeho bigitangira, atangiye kutubwira amakuru. Ubwo namubwiraga nti bishoboka uzabyandike, wenda igihe uzabasha kubishobora kera uzagisohore hanze, cyangwa nutanabishobora, kuko yavugaga ko atari ibintu yabonaga mu buroko atarabizi nimba azasohokamo ari muzima. Avuga ati nutabishobora, nintabishobora gusohoka hano ndi muzima, ubwo muzabisohore kugira ngo abantu bamenye, amahanga amenye, abanyarwanda bamenye, inshuti zanjye zimenye, ndetse n'umuryango wanjye umenye icyo nazize. Icyo cyizere rero ni icyizere cyagiye kiyongera mu ko twakomeje kuvugana, cyangwa cyane cyane n'ibikorwa yabonye yitegereje mu gihe cy'imyaka 2 mbere yuko atuvugisha. Hari mushuti wanjye uheruka kujya mu Rwanda, naramaje ntese mu Rwanda bimeze gute? Arambwira ati mu Rwanda nta muntu wizera undi, ati ku buryo umuntu arikora agahita akebuka ngo ninde unkozeho. Ngira ngo kwizerana hagati yawe na Kizito byagombye kubera abanyarwanda urugero ko mu by'ukuri kwizerana birashoboka,
ndetse n'ubumwe mu banyarwanda birashoboka, nubwo twaba wenda dufite ibintu bimwe bidutandukanyije, byaba ubwoko, byaba akarere, byaba iyobokamana cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cyadutandukanya, ariko navuga ngo urugero rwawe na Kizito Mihigo ni urugero rugaragaza yuko ubumwe no kwizerana mu banyarwanda bishoboka. None wowe ubona gute ubumwe bwawe no kwizerana na Kizito Mihigo? Ni iki abanyarwanda bakwigamo cyabafasha kugira ngo nibura nabo babashe gutera intambwe yo kwiyunga no kugira ubumwe no kwizerana? Ubundi abanyarwanda ubwabo bw'abaturage ntabwo biruhanyije kugira ngo biyunge cyangwa bizerane, kandi kuko no muri bundi kera abanyarwanda bamwe hari abo bizerana hagati yabo kandi bava mu bwoko cyangwa mu burere cyangwa mu duce cyangwa ibindi bintu byose byabatandukanye. Abanyarwanda ubundi bari bafite icyo kintu ko bashobora kwizerana, ntabwo ari ibintu biruhanyije. Ikintu kibarushya ni ubuyobozi, ni politike ijyamo hagati ikabatanya ikazana ba munyangire cyangwa ikigisha inzangano, aho kugira ngo yigishe abantu kubana no kororoherana no gukundana no kubana. Iyo politike rero ntabwo ari ibintu biruhanyije, politike niyo ibicira, ariko abanyarwanda ari ikintu bagombye kureba. Politike iyo inaniranye ko ibatanya nk'uko tubibona ubu, bagombye kureba hejuru yayo, bagombye kureba ntibayiteho, bagakomeza bakabana, bakagirana ubuntu, bakagerageza bakagira gukundana no kwizera, kuko bose ni abantu. Ibyo bintu bibatanya ni bikeya kuruta ibibahuje. Ibyo rero waruvuze bya Kizito cyangwa twebwe. Kizito ntabwo uwo yareba ntabwo areba ubwoko, ntabwo areba uturere, ntabwo areba ubuhunzi, ntabwo areba abari mu ishyaka runaka. We yarebaga abantu bashobora kuba batekereza kimwe, abantu bashobora kuba bamwumva kandi yakwizera. So abanyarwanda rero ndumva natwe kandi niko tumeze, kuko iyo tuba tutameze gutyo nawe ntabwo aba yaravuze bati reka mbizere, kuko nawe yarabyitegereje asanga kuko twebwe ntabwo tureba ibyo bintu, tureba umuntu uko ameze, ibibazo afite, tukaba twagerageza uko dushoboye, iyo tubishoboye kumufasha cyangwa kumugira inama. Ibyo rero ngewe ku bwanjye cyangwa kubwo abantu dukorana ntabwo ari ibintu biruhanyije. Ni abantu bagomba kureba ku mutima wabo, politike bakayihorera, kuko akenshi politike ihari y'ubuyobozi irabatanya. Bakareba ku mitima yabo, bakamenya ko ari abantu, bakamenya ko umuntu wundi mugenzi ari umuntu, bagakuza ubwo bwumvikane bwabo, bagakuza ubwo bubanyi bwabo, kugira ngo babane, kugira ngo kandi bumve ko ntabwo ibyo bintu byo kugira ngo batandukanye hari ikintu bizabagezaho. Navuga ngo ubivuze neza René, kubera yuko burya mu buzima hari ibintu bibiri navuga ngo birwanira gukoroniza ubwonko bwacu cyangwa gukoroniza abo turi bo, kuko burya umuntu niba yabashije kugufata mu bitekerezo aba yagufashe. Ibyo bintu bibiri mvuga, icya mbere ni politike, icya kabiri ni religion cyangwa iyobokamana. Ibyo bintu iyo abantu babigiyemo cyane usanga bitumye batandukana n'abo batavuga rumwe. Navuga nko mu myaka 26 ishize naje kubona yuko mu by'ukuri politike mu Rwanda ifite impact ikomeye cyane ku banyarwanda, byaba mu kwizerana, byaba mu kubana, aho abanyarwanda bumva yuko iyo umuntu mutavuga rumwe ni umwanzi w'igihugu, ni umwanzi wawe. Ikindi navuga, noneho uwo mwanzi w'igihugu abagomba kwicwa, uwo mwanzi w'igihugu abagomba gufungwa mu gihome aho atavuga. Ku bya religion rero byongera ngo byasaba wenda ko nabivugaho bukeya, uko iyo usomye amateka ya religion meme na Christianity ariyo nanjye ndimo, usanga hari igihe abakirisitu bajyaga guhindura abayuda cyangwa abajuif, bakaba ngombwa yuko banabica niba banze guhinduka. Ibyo turabibona muri Middle East, turabona ukuntu abayisilamu bagenda bakumva yuko kwica utari umuyisilamu. Ikibazo iyo religion yabaye nyinshi cyane mu mutwe cyangwa politike yabaye nyinshi cyane mu mutwe, itandukanya abantu kandi ituma abantu bashobora kwica abandi,
kubera yuko babona yuko batavuga rumwe. Navuga ngo rero abanyarwanda dukwiye kwitonda cyane uko twumva iyo politike cyangwa twemerera abo bayobozi baba ari abayobozi ba politike cyangwa abayobokamana batubwira kwanga abandi cyangwa batubwira kumva yuko uwo tutavuga rumwe ari umwanzi akwiye kwicwa cyangwa akwiye gupfa. None ikindi René Mugenzi ubona hano no mu Banyarwanda bari hanze, ubona ubwo bwiyunge, ubona uko kwizerana ntibihari, ko iyo politike yo mu Rwanda ubona wenda twavuga ngo nta ruhare dufiteho cyane nk'ababa hanze, umuntu ashobora we bwe kwemera kuba part y'iyo politics cyangwa ashobora kwemera ko imugira uruhare cyangwa ashobora kutabyemera, kandi abenshi ugasanga ari impunzi. Ni iki gituma noneho usanga nta bumwe, nta kwizerana, nta n'ubwiyunge mu Banyarwanda bari hanze, ugasanga ubumwe n'ubwiyunge byarabaye nk'agatereranzamba? Nibyo koko ubumwe n'ubwiyunge buracyari, nubwo byari biri kugenda bigerwaho buhoro buhoro, ariko biracyari kure hanze. Ariko ibyo cyane biterwa nuko abanyarwanda nubwo bwa butegetsi bataburimo, batabahana ubutegetsi bubatandukanye nubwo batabubamo, ariko usanga uburyo batiyunga ari ibisigisigi bafite mu mutima wabo byabawe no kuba mu butegetsi, cyangwa byabaye no kuba mu bundi buzima bwo mu Rwanda bashobora kuba barabaye mu bintu byo kutizerana. Noneho bagera hanze bigakomeza, ugasanga abantu bamwe ntabwo bari guhinduka mu mutwe, cyane cyane ko akenshi na kenshi ko baba barahemukiranye, akenshi akavuga ati njyewe ntabwo bari abantu barahemukiye cyangwa uri yarahemukiye, cyangwa umuntu akaba yarahemukiwe n'abantu akavuga ati ngiye kujye guhera uyu munsi abantu nizeye baramemukiye, ubu nta muntu nzongera kwizera. Ibyo byose rero biterwa n'amateka mabi yakomeje gukurikira n'abantu batari muri butegetsi bubakandamiza. Noneho kubera ubwo bwoba, kubera amateka bagiye babamo, kubera experience bagize mu buzima, bagahitamo kutizera abantu kugira ngo ibi bibi baciyemo byatewe no kugambanirana bitongera kugaruka, kuko ibyo bintu babivanyemo ingorane zikomeye. So bagahitamo mu rwego rwo gushaka umutekano wabo, bagahitamo kutizera abandi bantu kugira ngo batazizera abantu bikabagabanyiriza umutekano, nk'uko byabagendekeye mu buzima bwabo bwa mbere mu mateka yabo mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bari bahuye n'Abanyarwanda. Ibyo rero ni ibintu by'amateka mabi biterwa n'igihugu, nako nanone ukabisunyura ugasanga bitewe na politike. Ubwo rero ikintu hanze kugira ngo bigomba gukorwa, hagomba kuba inyigisho zikomeye zo kwiyunga, inyigisho zikomeye zo kwerekana ko abantu batagomba kwizerana, bagomba kwizerana. Ariko cyane cyane ibyo bigomba gukorwa n'abanyapolitike, kuko abanyapolitike akenshi nibo baratewe ibyo bibazo. So abanyapolitike rero nabo bo hanze bagomba kwerekana yuko batandukanye n'izo nyigisho za kera cyangwa inyigisho bari barimo, cyangwa inyigisho zikorera mu Rwanda, bakabigaragaza mu bikorwa. Baba barakoze amakosa bakajya imbere kuvuga ati twakoze amakosa, bakerekana yuko koko babona inzira nshyashya, ko bari mu nzira mbi babona inzira nshyashya. Ikibazo gihari nuko bamwe mu banyapolitike usanga icyo kibazo badashaka kugira ngo bemere ko hari amakosa bakoze. Icyo gihe rero iyo baza babwira abandi ko hari ibindi bagiye kubakorera, usanga batabizera, nanone bavuga ati n'ibindi uri kumbeshya, ibyo uzashaka kunkorera, ibyo ushaka kunkorera nabwirwa n'iki ko ari ibyo, kuko n'ibyabaye ntabwo uri kubyemera ko ari amakosa, ntabwo ndi bukwizere. So ntabwo nanjye nta wundi ndi bukwizere. Ubwo rero icyo kibazo rero ni ngombwa yuko abantu b'abanyapolitike cyane abari hanze bigisha cyangwa bakerekana ibyo bintu mu mutima wabo, mu bikorwa, bagafasha kubaka abantu bataye icyizere cy'abandi, kugira ngo ibyo bintu byo kwizerana bikomeze bigagaruke mu mutima, kuko byasenyuwe na politike. Niyo mpamvu iyo politike nayo igomba kugira uruhare rukomeye kugira ngo isane iyo mitima, kandi izabisana mu bikorwa bitandukanye, mu migenzo itandukanye, no ku buryo abantu, kandi iyo politiki ihindutse abantu barabibona, ntabwo barabibona, kandi iyo babibonye nabo barabyakira kandi bagakurikira. Ngira ngo nanjye icyo navuga kuri ibyo ngibyo ni uko mu by'ukuri abantu barimo gukora politike ni uko babanza bakatwereka u Rwanda batekereza.
niba ari u Rwanda rw'ubumwe nibatwereke ubumwe hagati yabo, niba ari u Rwanda rwo kwizerana nibatwereke kwizerana hagati yabo, kuko usanga n'ubundi ikibazo ubu ngubu ngira ngo ahangaha mu buhungiro dufite n'amashyaka arenga 20. Ni gute abantu baharanira kujya mu gihugu kimwe, abantu bafite ikibazo kimwe, usanga n'ubundi batabasha kumvikana. Ibyo ntabwo wenda tugiye kubivuga cyane kuko nzi yuko uri impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, nanjye ntabwo ndi umunyapolitike. Icyo kora byo ndifuza yuko ari umunyapolitike twazabiganira, kuko kuri njye numva burya akenshi ari igihe abanyarwanda tuvuga ngo bya politike sinshaka kubijyamo, ariko politike na spirituality ni ibintu by'ubuzima bwa buri munsi. So ndagushimye rero bwana René Claude Mugenzi ku gihe uduhaye. Ni ukuri ndizera yuko n'ikindi gihe twazakwitabaza wazaza ukaganiza abakunzi ba Iwacu Heza with Dr. Justice. Mu kurangiza kino kiganiro sinzi niba hari ijambo washaka kugeza ku batwumva. Cyane cyambere ndagushimira ibiganiro utugezaho hano kuri channel yawe. Iwacu Heza birimo inyigisho nyinshi cyane, birimo n'amakuru menshi cyane. Ngewe ubwanjye hari ibintu mpigira ari ubwa mbere mbyumvishije nanjye bikanyubaka, kandi ndashimira n'abantu bose abatumirwa ukunda kuzana kuri kino kiganiro cyanyu. Ikindi kintu ndagira ngo nsabe abantu batwumva kuri kino kiganiro bakomeje kugukurikira cyangwa gukurikira ibikorwa byacu, ko ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi hazaba umunsi wo kwibuka imyaka 39 ya Kizito. Ubwo ndagira ngo twese tuzagire tuzabyubahirize, tubikurikirane. Bizaca kuri chaîne za YouTube ya Kizito. Ubwo na Dr. Justice buriya tuzaba turi kumwe n'abandi bantu bose. Ndabasabye kugira ngo muzaze twongere tumwibuke imyaka 39 n'umuryango we yasize. Umwana we witwa KMP Fondation uzaba umaze imyaka 10 ushinzwe. Ubwo ni ku itariki 6 ku itariki 25 z'ukwa karindwi guhera saa 9 ku isaha yo mu Rwanda. Urakoze cyane René kubw'ubutumire. Kizito Mihigo, njya nita mutagatifu Kizito Mihigo, yabaye intwari, yakoze ubutwari burenze. Iyo ntekereje Kizito hari gemba emotional, akenshi ntago njya nkunda kuba emotional, ariko nanjye navuga ngo mu by'ukuri abatwumva rwose muzaze twifatanye kwibuka Kizito no gucelebratinga birthday ye n'imyaka 10 KMP imaze. Urakoze rero, nakagaruka buriya tuzasubira. Urakoze René Mugenzi, ndagushimiye cyane. Komeza kuvugira abativugira, komereza aho ngaho rwose, turagushimiye cyane. Urakoze cyane.